Nzibishakiro tugiye kwiga uko bakata ijipo ya dorowati. Abantu benshi ijipo ya dorowati bumva ari umwenda woroshye cyangwa abandi bakumva biragoye, ariko tugiye kubigisha uko wakata ijipo ya dorowati uyikatiye rimwe kandi ikaba ari ijipo nziza rwose. Hano dufite metero, abayita metero riba. Hano dufite umukasi, dufite shaki yo gushushanyisha, dufite irati, dufite n'icyo tugiye gukatamo, ndetse tutibagiwe n'ibipimo byacu. Iyo ugiye gukata ijipo ufata igitambaro cyawe ukareba ubwiza bwacyo kugira ngo utagihinduriza, arangiza ukakizingamo kabiri. Turabibutsa ko ku itise uhuza amariziyeri cyangwa se imisozo igitambaro, hanyuma umaze kuyihuza gutya ngira ngo murabibona, ufata cya gice cyo hino ukagikurura. Twabwiye ko tugiye gukata ariko tuyikatiye rimwe. Ikindi, iyi dorowate tugiye gukata ni dorowate ifite pasura yubitseho, ku buryo iyo utambutse, ku badakunda ko inyuma hagaragara, ntabwo yambika ubusa. Iyo umaze kuzinga uturuka kuri riziyeri ugapima gatatu. Hari abo babwira kabiri, ariko ushatse wanagera kane, biterwa n'uburyo cyo ushaka ko pasura yawe iza kuba irenzeho. Hanyuma ukagezeho ya tise yawe. Iyo umaze kubona pasura yawe, urabona iki twasaguye ahangaha ni pasura. Uza mu bipimo byawe ukareba bya bipimo wapimye. Hano dufite ibipimo byo mu nda, ukaza hano hejuru ugaca umurongo mwiza ugororotse. Arangiza ukamanukamo uburebure bwa bya bipimo. Iyi jipo ni ngufi, ni umuntu ufite uburebure bwa 20. Ukaza ugapima uburebure bwa 20, ugaca umurongo, ukongeraho kabiri uza guhina hasi, nabwo ugaca umurongo wawe ugororotse ukoresheje irati. Noneho ugaruka hahandi mu nda ugapima uturutse ku murongo wo mu nda, ugapima inch 8. Turabibutsa ko turi gukoresha imibare minini ariyo twita inches. Hari abakunda gukoresha imibare mitoya y'amasantimetero, nabyo ntacyo bitwaye, ubwo ugenda uhuza naho ugaca umurongo. Uyu murongo wa kabiri duciye niwo ushyiriramo ibipimo byo mu matayi. Turaza ku murongo wa mbere. Umuntu wacu twasanze afite mu nda ha 40. Ubwo kuko twakubye n'ubundi twayikatiye rimwe, turutse aho ya pasura izafatira urashyiramo inchi 10. Urabibona, nurangiza wongereho 1.5. Hari n'abantu batagikunda ijipo zifitemo amapensi,
byose ni kimwe. Iyo hariho pense wongeraho santimetero ebyiri za pense cyangwa inch imwe, byose birashoboka. Ukaza hamwe tugiye gushyiramo ibipimo byo mu matako cyangwa se mu mataye. Dufite inch 45. Turabibutsa ko ibipimo byacu ubigabanyamo 4, ntabwo ubigabanyamo 2, ubigabanyamo 4, kubera ko tugiye kuyikatira rimwe. Ubwo turafata 45 tugabanye 4, ubwo ni 11 n'ibice bigera muri 3 gutyo, ariko nacyo washyiramo 11 n'igice, nubwo bitaba 46, ariko nacyo ukavanaho ukongeraho ya rimwe n'igice twongeyeho hejuru ya valeur de couture cyangwa se urudodero. Noneho tukazaho uburebure bwacu bwageze. Ijipo kugira ngo ize kubicupye itamanutse gutyo ubona yasamye hasi, ntabwo mizire ziri mu matako arizo ushyiramo. Matako dufite 45, hano turashyiramo nabura 42, ubwo ni 10 n'igice, naho twongereho rya rimwe n'igice n'ubundi twafashe ry'urudodero. Hanyuma tugiye guhuza ya mirongo yacu dukoresheje irate. Turafata umurongo uva mu nda ukagera mu mataye cyangwa se mu matako, twongere dufate uva mu matako tuwuhuze naho twagereje uburebure hasi twacupiye ijipo yacu, murabibona. Hanyuma iki twarengejeho twababwiye ko ari icyo guhina hasi. Hanyuma iyo umaze gushyiramo ibipimo byacu hashushanyije, igishushanyo cyose mukibona uko imirongo imeze, ukata ijipo yawe. Urabibona igishushanyo, ijipo yacu niyi twamaze kuyikata. Hanyuma turabibutsa ko iyo ugiye gushyira pense mu ijipo upima inchi 4, ariko nabibabwiye yuko abantu benshi batagikunda amapense, ushobora kuzishyiramo cyangwa se ukazireka, byose birashoboka. Hanyuma turaje noneho tudode ijipo yacu. Turabanza tuyisirifire, imashini isirifira niyi. Turaje dusirifire ijipo yacu, ubundi dutangire kudoda ijipo yacu. Mu minota mike rwose iraba yuzuye kandi ari ijipo nziza ibereye ijisho. Hanyuma tugiye gusirifira ijipo yacu tumaze gukata. Mu kanya mu isomo rikurikiye turabereka uko tudoda ijipo kugeza yuzuye. Murakoze, bye.